Morning traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader, aho tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na Forex trading. Uyu munsi tugiye kureba Gold, EU, turebe na GU, ni iki twakitega uno munsi, ariko mbere y'uko dutangira reka mbereke trade ejo nafashe cyangwa se mbanze munyuriremo gato trade nafashe kuri Gold. Ejo nafashe trade ebyiri, iyi niyo nari ndi kwigishaho. Trade ya mbere nafashe hari mu gitondo ubwo market yari muri uptrend ya Gold, ariko isitinze muri ino zone. Nari nababwiye ko turindira igakora breakout, igakora retest y'iyi resistance yacu, ukabona kubona entry yawe. Ariko ngewe nakoze mistake. Trade ya mbere nafashe nayifashe ikimara ku breakinga ino resistance iga closing above, sinarindira ko imanuka for test, niko byarangiye mbonye loss ya mbere, aho nakoze ikosa. Ubwo nishyuye school fees, kuko uje ukitegereza neza iyi range yacu ntabwo yari strong, kuko strong market cyangwa se strong range yari iri ahangaha, ira breakinga is above, gusa yari ikeneye kongera gukora indi range kugira ngo ibone gukomeza hejuru, cyangwa se ikabanza ikamanuka creatinga support, ikabona gukomeza hejuru. So niyo mistake ya mbere nakoze, birangira mbonye loss. Indi trade ya kabiri, as you can see here, narindiriye ko market ikora pullback gatoya, iga creatinga support, ari bullish candle closinze iri above with this resistance ino bullish candle. Indi candle creating the week, ika breaking highs ya previous candle, yes iba entry yanjye. Shyiraho TP nta kintu nagendeho, just using mind, kuko nta next support yari hari cyangwa se next zone twari gutagatinga. So niyo mpamvu nashyizeho TP ahangaha. So I was feeling like ko market iri bukomeze hejuru, kuko Gold yari very bullish ukurikije n'ibi economic situation iri kugenda ibaho mu isi bitewe na taxes za Amerika bari kongera kuri China na Canada. So nuko bigatuma dollar iba weak. So niyo mpamvu natekinze profit yanjye ahangaha, there was no next target. Ino trade niyo nari nigishiriza abantu, mbabwira ko buri gihe kenshi uzajya ubona ino setup mu gihe market iri gutrendinga muri up cyangwa se downwards cyangwa se muri downtrend. Ino setup uzajya ukunda kuyibona kenshi aho yaje creating support kuri iyi resistance yacu, aho yaje creating support kuri iyi resistance yacu, yamara creating support igakomeza hejuru, gatagitinga next resistance, aho byaragaragaraga aho atagitinga cyangwa se ukarindira ko feeling no weak. So twihuse reka turebe niki turi bwitege kuri Gold, EU hamwe na GU. Mbere y'uko dutangira kureba EU cyangwa se GU na Gold, tubanze turebe dollar yifashe gute. Urebye kuri iyi side muri 1 hour, dollar iri very weak cyangwa se iri muri downtrend, aho yaje igatekinga support kuri iyi support yacu, cyangwa se ikaba rejected. Kugira ngo twizere ko ihinduye direction cyangwa se igiye muri uptrend, nuko izika breaking ino resistance yacu cyangwa se support yahindutse resistance, ikaba rejected, ikabona gukomeza hejuru. Ariko hari high chance ko ishobora kuza ikaba rejected kuri iyi resistance yacu, ikahita ibona gukomeza ku dropping. So you have to wait and see. For now wavuga ko iri muri range, so you have to wait and see ikiri bubi. So twihuse reka tujye kuri Gold turebe niki turi bwitego no munsi. Gold uhereye kuri day time frame urabibona ko iri very bullish cyangwa se iri muri uptrend, which means very easy ko identifying direction cyangwa se
icyerekezo cya gold. So gold iri very bullish. Uramutse ugiye muri selling waba ukoze big mistake cyangwa se mistake ikomeye cyane, kuko warangira uri in losses. We always follow our trend, cyangwa se trend is your friend, cyangwa se isoko rijya niba ugomba kujya. So twihuse reka tumaking highs na lows za current candle. Icyo bidufasha kumenya range market y'uyu munsi cyangwa se trading zone y'uyu munsi iri ahagana. So dushyireho purple line nk'ibisanzwe. Turavuge iramutse ibreakinze ino purple line cyangwa se resistance yacu, next support yaba hehe. Uje ukareba left side, there is no candles cyangwa se nta candle tuhabona, which means ko there is no data. So means ko our next support ari iyi week ya candle y'ejo. Tushyireho yellow line byerekana ko ari daily resistance. Ubundi tumaking half candle ya previous candle. Impamvu tumaking previous candle half yayo ni ukugira ngo twerekane ko market ihageze yakora reaction, kandi iyo ihageze akenshi ikora reaction ishobora gusubira muri selling side, buying side. So that's why we marking half yayo. Dushyireho green box. Twihuse ndi kumva ari izo support and resistance twamakinga kuri daily time frame. Tujye muri 4 hours turebe hose byifashe bite. Muri 4 hours uko bigaragarira buri wese, market iracyari very bullish, which means ko iri kujya muri uptrend. Nk'ibisanzwe reka turebe ko iyo tugeze muri 4 hour daily time frame, muri 4 hours time frame tumakinga adjusting support na resistance yacu kugira ngo bigendane na current market. Ubundi next support twayishyira aha. Ubundi twihuse twigire muri 1 hour turebe hose byifashe bite. Muri 1 hour market yacu isitinze muri iyi zone cyangwa se iri muri range market. Tuyigire white box. Muri 1 hour urebye support and resistance twamakinze muri daily time frame na 1 hour ziri enough. Ahubwo reka twigire muri 30 minutes turebe ni izihe opportunities dushobora kubona uno munsi. So kuri gold nkuko twabonye ko iyi ari no trading zone cyangwa se aho tutagomba gutradinga. Ni ukurindira ko market ishobora gukora pullback. Aricyo kintu wenda navuga ko gishoboka, ikabreakinga ino support yacu, ikaza igatestinga ino support, ikabona kuba rejected kugira ngo tubone entry yacu yuko twajya muri buy side. Ni ukurindira ko iza ikaba rejected kuri iyi support yacu. Ikindi gishoboka ni uko ya breakinga ino resistance ika closing above, ikamanuka for test, ikabona gukomeza hejuru. Kumva kuri gold ni ibyo bibiri twakitegura. Kuba yamanuka ikagera aha nta gitangaza kirimo, ariko I think ko iri fa. Gusa byose birashoboka ko market iratungurana ishobora kuhagera, ariko you have to wait and see ikiri bube ugatekinga action ugendeye kuri market condition. Gusa nabyo mubyitega ko bishoboka ko yagera no kuri support. Nubona breakinze ino support ya mbere ntugira ngo igiye kujya muri selling side, just you have to wait and see ahangaha uko you will rejected. So kumva ari izo opportunities selling side nta numwe nashishikariza, nta numwe nabigiramo inama, kuko gold iri very bullish. You have to wait for buy. Noneho reka twihuse tujye no kuri EU turebe ko byifashe bite. Kuri
EU reka mbanze mbanyuriramo signal nari nabahaye ejo, aho aba traders benshi bavugaga ko EU iri bullish, ariko nkabwira ko biri very risk kuba wajya muri buying zone cyangwa se kuba wabuyinga, kuko ejo current market yari iri muri iyi zone. To be honest, nta clear confirmation nari kubona kuri EU ukurikije n'ahangaha kuri iyi previous candles ziri very messy cyangwa se zari muri zone. There is no clear zone twari dufite kuri EU kugira ngo tujye for buy. Nari nababwiye ko mugomba gutegereza ikaza ikaba rejected ahangaha kuri iyi resistance yacu ikabona gukomeza hasi. Uko mubibona niko byagenze, yabaye rejected ahagana saa 11, yabanje kuba rejected bwa mbere saa 6 n'igice, gusa yongera nk'uko nari nababwiye ikaza ikaba rejected bwa mbere ikamanuka ikongera ikaba rejected bwa kabiri, niho wari kwita ubona entry yawe. So bwa mbere yaraje iba rejected, iramanuka yongera iba rejected. Hari good confirmation y'iyi hammer, ubona yabaye long wick na small bodies, byerekana ko market igiye kumanuka muri downtrend. So kumva ari ibyo kuri EU nari nababwiye ko mugomba gutegereza. Twihuse reka turebe EU bimeze bite. EU urebeye kuri daily time frame, still ndacyavuga ko iri muri bearish side cyangwa se iri muri downtrend ukurikije trend line. Ukurikije no trend line urabona ko yabaye touched inshuro 3 zose, iya mbere ahangaha, iya kabiri, iya gatatu. So kugira ngo twizere ko Euro USD ihinduye direction igiye muri buying side, nababwiye ko ari uko igomba ku breakinga ino resistance yacu cyangwa se support yahindutse resistance. Kugira ngo wizere ko igiye muri buying side ni ukugira ngo ibanze breaking ino resistance yacu. So kumva kuri EU iri bearish, imushukwe n'izi candles 3 ziri bullish, mugira ngo igiye muri uptrend, ishobora kugera kuri iyi ntuza, kuri iyi resistance yacu ikaba rejected igakomeza hasi. So twihuse reka tumakinge highs na lows z'iyi candle, ariko uje ukareba kuri current market condition ishobora kumanuka igatestinga, ariko urebye kuri current market condition ishobora kumanuka creating a wick flippinga kugira ngo ize kuzuza ino wick yacu. So urebye harimo na support ahangaha ishobora kuza kuba retested. Twihuse tumakinge highs na lows za current candle, dushyireho purple line nk'ibisanzwe. Nababwiye ko icyo bidufasha kumenya current zone cyangwa se aho market y'uyu munsi iri gutradinga. Nuko mubibona hari strong resistance yahindutse support. Reka dushyireho green box byerekana ko red box sorry, byerekana ko market yageze ishobora gukora reaction ikagaruka muri selling side, ihindure red. Ubundi twibaze iramutse ibreakinze ino resistance yacu cyangwa se purple, next support yaba iyi, next support yaba aha. Dushyireho yellow line byerekana ko ari daily time frame support. Twibaze ikindi ati iramutse ibreakinze ino support yacu, next support yaba iyihe? Next support yaba iri aha. Noneho twigire muri 4 hours turebe hose byifashe bite. Urebye muri 4 hours yaraje itesting ino support yacu iba rejected, creating ino hammer cyangwa se creating a candle ifite long wick na small bodies, which means ko ari reversal, cyangwa se uje unakanareba ahangaha iyi red candle yakavarinze whole body y'iyi
bullish candle, which means ko ari bearish engulfing, means ko market igiye ku reversing. So kumva kuri forwards aha twashyiraho support yerekana, tuyihindure color itandukanye na daily time frame, ariko ukareba aha hari strong resistance, reka dushyireho naho red box ishobora kongera kuhagaruka igakora reaction. So twigire muri 1 hour, ariko uje ukareba naha hari indi support. No twigire muri 1 hour turebe hose byifashe bite. Muri 1 hour uje ukareba hari strong support, uje ukareba aha yabaye rejected, aha yagiye iba rejected, naho iba rejected, kandi twabonye ko strong support cyangwa se resistance iba strong ari uko byibuze yabaye rejected inshuro eshatu. Dushyireho green box yerekana ko market ishobora kuhagera igakora reaction igasubira muri buying side. So tujye muri 30 minutes turebe ni izihe opportunities dushobora kubona uno munsi kuri EU kuri 30 minutes. Nkuko twabibonye ko market iri bearish, safe buy iri ahangaha ko ya breaking ino resistance yacu, ino support uko ya safe sell iri kuri side, cyangwa se imaze ku breaking ino resistance yacu ikamanuka ahangaha, kuko urebye ahangaha kuri left side hari very clean candles, cyangwa se market yari iri gutrendinga, ntabwo yari iri muri zone, which means ko market iramutse yageze nanone yabasha gutrendinga. So icyo twategereza ni uko ya breaking igaclosinga below ikaza for retest ikabona gukomeza hasi, niho wakizera ko hari safe buy, niho buy ishoboka. Ariko ishobora no kugera kuri iyi support ikaba rejected. Ubonye iramutse itanze good rejection wajya for buy, ahangaho biri safe ariko not much, biri somehow safe, just wabikora as scalping, atari ukuvangura holdinga for long time ugakoramo 20 pips 30 pips zirahagije. Gusa ku bashaka ikintu kiri safe nuko warindira ko i breaking ino resistance yacu kugira ngo ubone for sale iri clear. Nicyo cyonyine wakora, kuko uje ukareba there is no volume because there is very small candles ziri ku dropping, means ko nta volume ihari hagije. So uramutse ubonye baye rejected, next candle iri bullish ikaba iri strong, yerekana ko our buyers bagiye kuza in control. That's how you can get confirmation for buy. So ndikumva kuri EU ari ibyo twakitega. Reka tujye kuri GU turebe hose byifashe bite. Kuri GU naho nari nabahaye signal ko market twabonye ko iri bearish, nubwo some traders bavuga ko iri bullish, gusa ngiye nahamyaga ko iri bearish. Still no, ejo twukora analysis market yacu ari sittinze muri iyi zone, nari nababwiye ko for sell kugira ngo ube safe cyangwa se safe sell wari kurindira ko i breaking ino resistance yacu ikaclosinga below ikamanuka for test. Ariko nari nababwiye ko hari na chance yuko urebeye kuri current market condition muri 1 hour yagaragaraga nkaho iri bullish, cyangwa se yerekanaga kuri bullish, ariko ngiye navuga ko ari correction iri gukora. Nari nababwiye ko ugomba gutegereza ko ifunga below above this resistance yacu. Nkuko mubibona iyi candle iri bullish ya closing above is closing na strong candle, which means ko our buyers bari bagiye kuza in control, imanuka for test. Ino next candle creating a support, cyangwa se closing iri bullish ina covering whole body yi bearish candle, which means ko ari bullish cyangwa se igiye gukomeza muri uptrend. Ni good confirmation, ababashije kuyitargetinga cyangwa se kuyifata, it was good confirmation ko wajya for buy. So
ugatagitinga ino next support yacu, urabona ko market yabashije kuhagera. So I think ko abarebye video yanjye mwabashije kuyakorera, mwabashije gukuramo zino pips nari nabahaye, cyangwa se ino signal nari nabahaye. So reka tujye muri daily time frame turebe n'iki dushobora kwitega kuri GU. Kuri GU hari high chance ko yakomeza muri uptrend, kuko uje ukareba aha hari strong resistance, nari nababwiye ko mugomba kurindira ko iba broken market iga closing above, kuko impamvu mvuze ko iri strong, aha yabaye rejected, aha iba rejected na left side yagiye iba rejected inshuro nyinshi, means ko iri very strong. Kugira ngo rero twizere ko market yacu igiye muri uptrend, nuko nari nababwiye ko igomba ku closing above this support yacu yahindutse resistance. Byarabaye nubwo ya closinze na candle itari strong, to be honest ntabwo iri strong, yerekana ko market koko ishaka kujya muri uptrend. Gusa hari high chance ko ino candle yacu yamanuka iga creating a week, hari high chance ko ino candle yacu y'uyu munsi yamanuka iga creating a week, ikahita flipping up kugira ngo tubone gukomeza muri uptrend. Kumva ari icyo turi butegereze. Reka nshyireho green box cyangwa se red box, reka nshyireho red box, byerekana ko market ishobora kuhagera igakora reaction igasubira muri selling side. Twongere tumakinge highs na lows za current candle. Icyo bidufasha kumenya trading zone y'uyu munsi irahagana he, cyangwa se market yacu iri gutradinga mu yihe zone uno munsi. Reka dushyireho purple line nk'ibisanzwe. Ubundi twibaze iramutse ibreaking ino resistance yacu cyangwa se purple line, next support yaba ari iyihe? Turebye kuri left side, next support yacu yaba iri aha. Next support yaba iri aha, tuyihindure yellow line, byerekana ko ari daily time frame. Twibaze iramutse breakinze noneho ino support yacu, next support yaba ari iyihe? Next support yaba iri aha. Kumva ari kuri daily time frame, reka tumaking izo gusa, ubundi tugiye muri 4 hours turebe hose byifashe bite, ni izihe support and resistance twabonamo. So uje muri 4 hours urabona ko ahangaha iri very messy, cyangwa se iri muri range. Dushyireho line yacu, you have to be careful. Naho waza ukareba ukabonamo indi support, cyangwa se reka tube twa adjusting yacu. Kuri 4 hours ndi kumva ari izo twamakinga. Reka turebe support nimba hari support. Harimo ka support. Ubundi tujye muri 1 hour. Muri 1 hour izo twashyizeho ziri valid, kubona nta yindi support na resistance ikenewemo. Ahubwo reka tujye muri 30 minutes turebe ngo ni izihe opportunities. So kuri 30 minutes reka twa adjusting no support yacu, tubashyire green box kuko iri strong. Aho uje kureba yabaye rejected, aho iba rejected, kandi twabonye ko strong support na resistance iba ari strong yarabaye rejected inshuro 3 byibuze. Kadushyireho green box, byerekana ko market iramutse yageze yakora reaction igasubira muri buying side. So turebeye kuri 30 minutes
opportunities dushobora kwitegura kugira ngo ujye for buy nuko yamanuka ikaba rejected kuri iyi support yacu ikabona gukomeza hejuru, ko twabonye ko muri daily time frame urebye GU igaragara nkaho ari bullish, gusa no kuri daily time frame ya closing above this strong resistance, gusa i-closing body yayo itari body yerekana ko hari volume cyangwa se body iri ntoya, byerekana ko hatari volume ihagije. So kuri buy wayitakinga, gusa you have to wait and get candlestick confirmation ko market igiye kujya muri buying side. So selling side iramutse breakinze ino resistance yacu, ino support yacu sorry, iga closing below with the strong candle ikagaruka for test, hari high chance ko yamanuka ikagera ahangaha, kuko iri very safe kuba wayitakinga gutyo, kuko uje ukareba ahangaha hari very clean candles, market yari iri gutrendinga, means ko market iramutse yageze nanone byakora kuba yamanuka ikajya muri selling cyangwa se sell, yaba iri very safe compared to buy. So it's 50-50 kuri GU nkuko twabibonye kuri Euro USD, so you have to be careful, gusa sell iri very safe kurusha buying. So ndikumva ari ibyo twakitega kuri uno munsi, gusa uno munsi mufite kuba careful kuko ejo dufite NFP, so market uyu munsi ishobora kuba iri very volatile cyangwa se ikaguma i-trading muri range, kuko iyo hari big news like FMC, CPI cyangwa se NFP, market twabonye ko ishobora kumara umunsi cyangwa se n'ibiri itatu iri muri range market. So you have to be careful, don't waste your money. Ayo wakoreye ejo ubera kwa mbere kugeza uno munsi ntuyabura uno munsi. So ndikumva ari ibyo twakitegura kuri GU uno munsi. So kubambaza uburyo natangira gushyiraho course, nabasabye ko increasing umubare wacu byibuze tukaba abantu 200. So try to increase our number. Ngubu birimo biragenda neza mo gake, abantu bari kwiyongera gake, ariko let's increase the number, then ndatangira mbashyiraho course vuba. Thank you so much, happy trading day.